Guys, kanone ngiye mwere ikaze aho umunsi yo kora hamwe. Ese ni gute abantu benshi bakunze kumbwira ngo hari ukuntu telefone ijyamo bino bintu biri kuvuga, kabaza ese ni gute wabikura muri telefone yawe. Uyu munsi rero tugiye kureba hamwe ese ni gute wabikura muri telefone ya Airtel Imagine Smartphone. Niba mfite Airtel Imagine Smartphone byajyaga bijyamo, egera hino twigiremo ukuntu bino bintu wabikura muri telefone yawe burundu step by step. Cyangwa usobanukura video yose kugeza irangiye kugira ngo uze kubasha kumenya ko wabyikuramo. Mwibutse ko RC Media mutakana subscribe. Bikurana nakuya ngo tujye tubana amasomo nkaya ngaya naje agucika step by step. Kuva ngo nawe niba ufite telefone tari iya Airtel uze kureba video yose kugeza irangiye, komeraza kukubwira nawe kuntu wabikura ngo utangire intambwe kuyindi. Kwa ngo niba ino telefoni yawe yaragiye mu password cyangwa yagiye mu bino bintu bivuga gutya, ikintu uzakora uzakoresha muri telefone yawe, uzakoresha intoki ebyiri uzamura. Urabona ko nzamuye intoki ebyiri uzifatire muri screen yawe icyarimwe. Nurangiza uzakoramo password yawe nk'ibisanzwe, izahita iva no kujya no ubikuremo. Urabona ko ibi n'undi biracyarimo, urabona ko bikirimo. Nanone kugira ngo ujye muri setting ya telefone yawe nta kindi kintu uzakora sibye, nabwo uzakoreshamo intoki ebyiri muri telefone uzamure. Nurangiza ujye muri setting uzakanda inshuro ebyiri zikurikirana. Nizere ko uri gukurikira video yose ijyanye kandi inshuro ebyiri zikurikirana. Nurangiza nanone ufatishe intoki ebyiri uzamure, ujyana ndetse accessibility wakande inshuro ebyiri. Bangiza umanuke uzano wanditse talk back, ndakira kuri kwabona wakanaho inshuro ebyiri zikurikirana. Nurangiza uzano naho wakande inshuro ebyiri kuri kano kantu ka mbere kabanza. Bangiza akanda hano wanditse stop, wakanaho inshuro ebyiri guys. Stop button. Talk back on. Kuvuga ngo bizahita biva mu maze telefone ikore bisanzwe. Yes, ndagushimiye twabanye muri no video. N'utarakanda subscribe kugira ngo tujye tubana migano nk'ibi ngibi by'ikoranabuhanga musakira RC Media. Timenye ko wanyita Shyaka Achille. Ciao bye, natubonane ubutaha. Bye. Niba nawe ufite ikibazo cyangwa video yindi wifuza ko nazagukorera, yandikira muri comment kugira ngo ubutaha nawe nzakorere video yawe. Njye wanyita Shyaka Achille, kabiri Simbi Media TV. Ciao.